birakunaniye none nta nubwo usohora ibyo uri bukenere sohora n'ikariso n'isuti ya byose mubone umva rero nanjye ngubwire ndabyo nzoye ndanubwo nzoka hano arewe umva ngubwire dungange ndago ngange ikazo ntago nshaka gushogoranya nawe ndakubwiye ngo ndajya ku murenge kandi arewe ibintu rero birakubirindukanye uri kunganga ndago ngange ikaga umva ngubwire genda utaba ubuyobozi cyangwa urorere yewe mva hano nitumerane nawe ndi umugore muri iyi nzu ndakubwiye ngo nitumerane nawe ntuvugishe amagambo menshi ndabyo numva nanjye ndungoreho ako se Silver umubiki umva ngubwire Silver wamvunguriye akugira umvungira nano nzohora sibyo uteke nzohora hanze navuze amagambo angahe ngo sohoka usohore n'ibyo ukenera ariko ubundi ndago wasase uransukaho iyo diare y'amagambo yawe navuze kangahe abandi bagafungirana mu modoka bakumva ndavuze ngo noneho sohoka nta n'icyo ufite noneho ntasoni by'abantu wese narabamenye ntawe ushobora nta muntu uzongera kugirira impuhwe kuko nanjye ntazo mufitiye ntasoni mushaka kundya imitsi mukanyunyuza mwigize nk'ibirondwe ku nka murashaka kwigira imisundwe mwigize nk'amavunja mu mano y'umuntu njyewe iyi mitungo ni iyanjye sigara ahangaha uhaname numva ntaho wajya ujya iwanjye Silver wambereje izo mfunguzo Silver ndagumva ntunyame inyuma ntakumena ntakurobora Silver ndago nabyemera andi ndakujwe bo ndago nanjye nabyemera rwose ariko nkawe uranyabiza Silver uranyabiza ari cyawe ntwaye wagiye ugira imbuwe koko ndagwangirira ariko nkiba bari iki wowe uranyiruka inyuma hari ikintu cyawe ntwaye wowe ndagukunda ubu uranyiruka inyuma uje kumbwira yuko unkunda se mbabara basi ngwereke urukundo ngukunda ariko narumuye Silver koko ubu uje kunyerekera urukundo mu nzira wagiye mu rugo nkaza kuza ukarunyereka wenda ukarunyereka neza ukarenza ahora none suragira ngo wijane mu buyobozi waretse tukagenda ng'umugore n'umugabo mu buyobozi tujyane wowe suri iki tujyana madame uri magistra uri greffier uri iki wowe uri avoka cyokora wenda uri procureur Silver uranzize Oh, yo wasama Samantha. Mani wambwiye guraza tondo diro nje mfite ntabwo utegereza ko nza ngo ngewe nza saa 4 ngi ntabwo nari gutegereza ari amasaha kuko naba naguswa feri ya ID aferi mwana ahubwo sinjye mbwira nera ari he nera maze nk'iminsi 2 mani ndi ngene iminsi 2 yonyine se yose nge maze ibyumweru birenga nk'abinkaye muhamagara rekaga none sinera yagiye he ngi aferi mfite niyo kumbona nera niyo umuntu ugomba kuyimfasha oya mani nera nawe uhari kuko none se hari igipeti twabanaga iki gipeti twarabanaga nera kanyinjira baramenya nera birangira kizanye hano barabana mani icyo gipeti rero ngenda gikeneye mani inkuru zuzuye kwanza none se hari igipeti cyabaga iwanjye icyo gipeti noneho nera akunda kunyinjira arakibona birangira bazanye hano kubana icyo gipeti rero ndagikeneye uhe mu peti se mani igipeti bita Jado mani Jado oya nta nubwo ndanamwumva banavugana telefone sinzi ntabyo oya mani ndewe wenda ntizimbye mu magambo reka nkuraburi kugira ngo nawe mushoneshe kugira ngo ujye muri diro neza utagira ngo ni byawe byo gukina hari rikade iri zembe ry'iri boss rya danje kiriya gipeti rero ni icyana cyari raribi
none rero Rivière yambwiye ngo njyewe ngishakire kiriya gipeti ningifatisha birangoma miliyoni none rero uvuze ngo tugishaka icyo gipeti miliyoni turiyo miliyoni nyine kugira ngo se ni miliyoni gusa njyewe ubwo nabonye icyo gipeti twagifatishije tukiriyamo na miliyoni zirenga 5 kubera ukuntu njyewe nabonye papa we ntutsaze n'ifitiye ubukene ifite ibiceri uzi igipira rigendamo ahubwo njyewe nabonye dufatishije ijana rirarivuye uzi igipira rigendamo uzi ukuntu riba ryifunze twahita dushaka n'uburyo turi kuba miliyoni zirenga 5 mbwira ahantu Jadori cyangwa ufasha tumubone ikintu dero mwana Jado ntawe nzi sinzi niyari ariko Kigali ni yacu tumanuke muko duhiga umwana urebe gusuri mu biki si ibintu twaciyemo ko ari ibyandasha ngendo ndasose menitsemo inshishi neradahari rwose eshanu ebyiri zanjye nta bintu byinshi uramwizeye ko tumufatisha twagiye ahubwo Mana yongewe yego komoka byara ngaho namwe ni mundebere rwose mundebere namwe umusore nk'uyu nguyu uri kwiyahuza ibiyobyabwenge mwambabare koko umuntu uri bubona hano Jadari amubwire ko ababyeyi bamukeneye kuko rwose yaba urubyiruko yaba ababyeyi bose baturebe ngaho namwe mundebere mureke ibintu bidateye muri mwoka byara ayo koko mana warambiwe nuko nyihanganira rwose akazi kaba kabaye kenshi umeze neza sawa cyane sasa wowe genda utegure devi urumva wituzanire noneho tuzabe tuvuga dufite ikintu dufite cyo kwerekana nta kibazo ega nubatse inzu nyinshi nta kintu nabyo bimeze neza ariko nubatse inzu nyinshi umva kereka wenda ariko ngomba kubikwereka sawa byari byinshi cyane bimeze neza ariko ntacyo mu gitondo uguru ndahita kuzana nta kibazo rwose uyizana uransanga hano Silver wigize kagarara wigize akaraha kagiye mu kagari kose wagarutse kuyogoza akagari rega nta soni ariko wumve pe nk'abo bantu baransabye bansiga icyasha baranshakaho iki koko njye Silver ko navuze nireka ngaruke mu kagari kanjye mfatanye n'abandi baturage kugateza imbere nk'ubwo abo barashaka iki rwose koko Silver rero nagutumiriyeho nagira ngo usobanure uburyo ushaka kugurisha imitungo yawe mu buryo butemewe n'amategeko amategeko se ntabwo winjiye ntabwo navuze ko ari ukwakira umuntu umwe nkuguje witura ku bantu nkukomanze ntugize ute urumva nta kibazo ufite ariko nje ndi kumwe n'uyu nguyu n'umugabo ariko se turi kumwe ko aribyo barimo kukubwira ko nagusize mu rugo nkakubwira ni paranganya amasaha aragiye ujute wirukanka ute ubundi si uguma hanze ntabwo twari kubikemura ariko se nari kure kukaza hano handi wenyine uje kuburana mva mw'abantu munsohokere mu biro ikindi kandi nawe Silver ukagira ikintu ugurisha mu mitungo yawe wemere kugira ikintu ugurisha ari uko byemejwe n'umuryango uranyumva neza nakumva se ko ari mwe bayobozi ubwo murategetse nyine hazumva wanabigerageje uzafatirwa ibihano bikomeye ubwo mwirirwe bayobozi ariko se ndekuraho mu kingongo hose mwisiga harangaye ubundi wajyaga hehe ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko mu Rwanda izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ihohoterwa ibibazo by'imibereho ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba kwigunga guhangayika ihungabana guhindura imyitwarire haba mu mvugo mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa ArtRwanda ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation.
Karibu. Ya, cara. Nse. Peza cya gisoro kinene bari cyumera. Yes. Abantu bavuze amahoni muri iri joro ubwo baba bavuze amahoni koko ki? Ariko ndumva ari hano. Oya. Nyamara ni hano. Sente. Nasa naswa murekezi. Mwafashe umuhungu cyangwa se mukamwana nkamusubiza biri ku muhungu wacu ngorane sokera imodoka. Sokera imodoka. Jado. Ngwino shaka. Ngwino. Siri payo mfasha. Siriro tero. Tero. Ndarongora. Ngorane. Ibiki? Ngaho usa nk'ufunga umuryango. Aburetse babanza funga umuryango. Funga. Ndarongora byari mutara. Gahoro, Siri genda gahoro. Ndarongora byari mutara. Urakoze Imana ibintu. Kandi ndarongora byari mutara. Nundi? Abyara umwana. Mumfashe gutya mvuga n'amasore. Umwana Siri n'umujyane hirya ngo mbagana. Kandi kujya mwana. Warundese. Uramungu mukuye. Nose se umurekezi. Ni njyewe. Nabonye kuri YouTube urangisha umuhungu wawe. Sinzi ko nitaye mvire mu kazi mbonye umwana wasanga rero bavuga. Mu muhanda gutya se cyangwa mu muhanda afite imoteri. Ntumbona mwashyizeho telefone na bino bintu by'amaso. Tavuga ni. C'est jamais kamuzi. Reka nkubwize ukuri. Sinabona uburyo ngushimira. Nukuri kose uri imfura pe. Kandi n'Imana izakumpembere. Sibyo uri umuntu w'umugabo. Kandi rwose ubu baye inshuti yanjye hano ni mu rugo ujya uza wisanga urabona ko ari wo muzanye ujya unakurikirana uze kureba uwo wazanye ukuntu bimeze. Telefone ndafite. Yes. Njye nitwa Procureur Murekezi hano ni rwose ni karibu. Rwose unyemerera ngira gushimira. Uri umuntu w'umugabo kandi. Mukobwa na. Alo. Orunera. Niba unaryamye gerageza ubyuke rwose. Umva. Reba ko hari imyenda ya Jadira aho ngaho uyizane hano mu rugo. Turayikeneye vuba rwose. Wigunya kumbaza byinshi Jado nyine Jado niko nkubwiye. Wimbaza byinshi wa mukobwa. Siriro. Kiravuba zavangu kirimo n'iki. Umva mwambura imyenda yose yambaye ubundi ubone kumwoza. Uretse umaze kuvugana agiye kuzana imyenda ye. Ariko se warasaze wowe abantu bangana muri kumva urajya ngo uzane urunera se ajya kuzana imyenda mpaka ryari. Usirabona ukamwishyura. Oya si gira vuba mwambura imyenda yose. Ubundi ubone kumwakira. Wowe urajya gutegereza imyenda ituritse kandi arangiye ngo urunera se ni ibicyanga. Mwambure.
reka mwikuriremo amujyana amujyana amufata n'umurisi amujyana bamugezayo gusa muri kuki imyenda yose umwana mvura n'iyo kabutura ni box rero ni mu bicaho ngaho uretse ukamwica gira neza ariko umva wegenda muri gare yanjye ureba imyenda yose ntacyambara urunera agiye kuzana imyenda ndakubwiye ngo genda uzane imyenda ntacyambara umwambike umwana ibyo bya urunera ntabwo ngiye bishaka mugire vuba mumvanemo niriya bogisa gira vuba akaba ntabwo ntabwo mucishaka kunyumva ngiye ibyo nshaka kuvuga nakubwiye ngo mukuremo imyenda yose niriya bogisa nakubwiye ngo mushiki we agiye kuzana imyenda nakubwiye ngo genda ujye muri gare dore uzane imyenda nyine imyenda yawe si imyenda yawe si buriya gira vuba muvanemo aramujyana amugeza bamufata n'umurete n'amaboko yibasubiranya gira afata n'umurete baramujyana wese ko umuntu utera impagarara aho ngaho ni iki nyine nashakaga icyo ushaka se ntabwo ukizi wakimbwiye vuba nkihanagurira inkweto nkigira ku kazi urabona ntajya gucuruza nyine urabona cya gihe njya kwa muganga ubushize nyine muganga twaraganiriye angira inama nyine z'ukuntu nazabyara umwana umeze neza ufite ubuzima bwiza ubwo rero nyine mu nama yangiriye cyane cyane tuvugana ku by'imirire imirire mwese hano wabuzemo ibyo kurya hano wabuze ibyo kurya ku buryo uzabyara umwana w'umudari cyangwa w'uruzingora oya ntabwo ari ibyo nari nshatse kuvuga nyine ahubwo nuko yambwiye amafunguro nyine ngomba kwibandaho nyine harimo rero n'imbuto imbuto ubwo rero nagira ngo niba mufite igihumbi mwayama nkajya kuzigura imbuto bwoko ki ushaka imbuto y'ibigori si imbuto y'ibishyimbo imbuto y'amasaka cyangwa n'iy'iminyeganyege urashaka iyihe mbuto nyine n'imbuto ziriya zisanzwe
nk'amacunga ibinyomoro amaronji Imbuto. imbuto nyine Ayo. Ariko se niko mumaze yatiri ubu urarebye ubona nta kindi kintu wankorera kitari ukunsetsa koko byakumara agahinda ubusa mu bintu byose nkubwiye n'iki gisekera turashaka imbuto arewe kabiri kangahe se urya imbuto ra none izo uguze mu isoko ariko ubanza utwite mu mwami w'abamahari iyo ninda gusara niko iwanyu ntabwo mwabyukaga mu gitondo mwirukanka mukina nimucukura imigina ibyobo n'imegeri ndabayobewe none ugeze ahangaha rero kwa Siliveri usanze ubukungu burahinda usanze nta kibura urariyura urijuse uti ndashaka imbuto noneho zivuye mu isoko uri umuzungu uturutse i Burayi niwe Amerika ni Australia cyangwa ni Oceania uri umukire w'i Kigali se arewe imbuto mama hariya nta bisheke bihari singize irevoka no ku irembo hari igiti cyenda kwera genda uhanure n'iziba ziteze uziteke uzikote hasone areguraje mama we mama unteye ubwoba humura neza sinzi utuntu nanjye nari mugiyemo ndi gutekereza ariko ni maze warakoze ndagushimira pe koze iki ayi ndabashimira mwana wanjye warakoze ni kuri ndagushimira nawe mbera mushya pe ariko se ni uriya kubera icyo utigeze umbwira ko wagiye mu cyaro Nadia nta banga agira Nadia yararengana ese ugira ngo ni Nadia wabimbwiye naraye mwumvishije kuri telefone mwana wanjye wivugiye kuri telefone mwumva bura rero wari uzi ko nsinziriye kandi sinari nasinziriye uyu mwaka umuryango Imbuto Foundation urazirikana imyaka 20 umaze ushinzwe. Uyu muryango watangijwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ufite gahunda yo gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubaka ubumenyi, ubufatanye n'ubushobozi mu muryango nyarwanda. Iyo imbuto itewe neza ikuhirwa kandi igahabwa inkunga yose ikeneye, irakura ikavamo igiti cyiza cy'inganzamarumbu. Iki nicyo gitekerezo ngenga uyu muryango ugenderaho kuva washingwa. Ibi bikaba bigaragara mu bikorwa uyu muryango wagezeho kuva mu 2001 byuzuzanya n'umurongo mugari washyizweho na guverinoma y'u Rwanda wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, haba mu bijyanye n'ubuzima, uburezi no kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko. Ni muri urwo rwego Imbuto Foundation yateguye uruhererekane rw'ibikorwa n'ibiganiro byo kuzirikana urugendo rw'imyaka 20 harimo kureba umusanzu Imbuto Foundation yagize ndetse no gutekereza ku cyerekezo cy'umuryango mu kuba umusemburo w'impinduka mu buryo burambye, hifashishijwe insanganyamatsiko igira iti imbuto itoshye ejo haganje.
muri uru rugendo iby'umuryango Imbuto Foundation uzirikana wabigezeho ku bufatanye bw'inzego za leta, abikorera, abafatanyabikorwa mu iterambere, imiryango igamije iterambere ry'urubyiruko n'amahuriro y'abafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa. Imbuto itoshye, ejo haganje. twarakinaga turakina mu Burundi ubundi hari umugore wabyaye hari utuntu nguzane tugerageze sha sibyo umugore wabyaye mu bitaro abyara umwana ufite umutwe twarakinaga gerageza uryesha ntabwo ushobora kubona imbaraga utariye Murundi hari umugore wabyara mu bitaro ntabwo ushobora gukira utariye sha gerageza umugore wabyara mu bitaro arabyara kandi twarakinaga abyara umwana ufite umutwe n'amaguru n'amaboko abyara mu bitaro umugore abyara mu bitaro afite umutwe n'amaguru n'amaboko byose hari akantu abashe gutamira ese umuntu utaramenya n'ahantu ari kumva yangiye kuko mwese twamujyana kwa muganga kumva nabishobora kuba bishaka kwa muganga kamamagara umuganga tuziranye rero ko hari ikintu yamarira nyamara ndumva twagenda none ubwo si byo guhamagara abaganga twamujyanye aho tubonye hose ariko se n'ikinyarwanda ndi kuvuga cyangwa n'icyongereza wowe nakuvuga ngo ngiye guhamagara umuganga uretse ukomeza kwesita wowe hari ivuriro ugira Ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto birajya ashoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo burya ejo si kera twigendere tugere ibicu